umuntu utumva iki kiganiro yumva iki? yumva ukuntu munigana ijambo ibitekerezo mugahita munigana ijambo. Oya nakubwiye yuko ugomba gutanga igitekerezo cyawe si ukuzajya uzamukira ku byanjye ndakwiyamye. sawa nawe ibyawe sinzagutera. ubundi iyo umuntu asimbuye umuntu wari umukozi njye ntegereza iminsi nkategereza iminsi nkareba uko ibintu bizagenda. nakubwiraga hari umuntu wari unyandikiye ambwira wa hariya toya atakabuga kahawe abakora mu ntare rusatsi muri perezidanse. ati ntabwo ari abakozi ba leta bose, ati hatagira umuntu ubabeshya. ubwo ni ibyo nyine bamenye amabanga bakajya kuvuga ko bahawe, ariko nibyo se bitwaye iki? se mwebwe nta munsi akabuga kabagezeho? kavuye he? kavuye nawe urahaza? ntabwo mbizi njye nta makuru mfite. abantu nizo mu nda bazikozeho da. n'amahembe bazayarya rero. mpayinka uburusiya bwarashe drone 120 za Ukraine. bari babugabye igitero nk'icya Iran muri Israel. iri joro rero uburusiya bwashoboye kuba bwarasa drone cyangwa interception drone 120 za Ukraine zari zagabwe mu kirere cy'uburusiya. zikaba zamanuriwe ku nyanja hejuru y'inyanja y'umukara zerekeza Crimea n'ahitwa Krasnodar. urumva nk'uko minisiteri y'ingabo y'uburusiya ibitangaza. bibaye mu gihe umuyobozi w'uburusiya amaze gusinya amasezerano y'ubufatanye n'igihugu cya Korea ndetse ubwo akaba ari mu gihugu cya Vietnam. akara amakuru yakwiye niba byari bihuha ngo bavumba abantu bagiye kumwica imosuku aho ngaho iyo ngiyo Hanoi barabacakira ariko nanone Turukiya nayo ngo yatahuye igitero cyagomba kugabwa i Moscow. hano bagira bati urwego rw'ubutasi rwa Turukiya rwaburiye Uburusiya ku gitero cya kabiri cy'iterabwoba umutwe wa Islamic State bise ngo ni Khorasan wari wateganije kugaba ku iguriro rinini ryo mu murwa mukuru i Moscow. igitero cyaburijwemo kikaba cyari gikurikiye icyagabwe ku nyubako iberamo ibirori izwi nka Crocus City Hall. cyahitanye abantu 145 abandi 500 bagakomereka. umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya FSB Alexander Bortnikov yavuze ko atari ubwa mbere baburiwe kuko na mbere y'igitero cyagabwe kuri Crocus City Hall Amerika yari yababuriye ko gishobora kuhagabwa ariko habura amakuru afatika abihamya. mu iperereza ryakozwe n'ubutasi bwa Turukiya rero ku baterabwoba batawe muri yombi bwamenye ko uyu mutwe wari ufite umugambi wo kugaba ikindi gitero ku isoko rinini rihuriramo abantu benshi. hano rero Putin yakomeje kubwira uburengerazuba bw'isi abavuga bati urumva aragira ati the West must realize that inflicting a strategic defeat on Russia is impossible due to the unity of its people. ko kuvuga ko Uburusi bashobora kubukanda kugeza butsinzwe ko bidashoboka bitewe n'ubumwe bw'abaturage babwo, sibyo? kuko abaturage babwo who understand that this would spell the end of the country's 1,000 years history. ati ko abaturage babo bazi yuko gutsindwa k'Uburusiya byatuma busenyuka mu myaka bumaze irenga ibihumbi. ibi ngibi akaba yarabivuze ari mu kiganiro n'abanyamakuru mu murwa mukuru wa Vietnam Hanoi ku wa 4. aravuga ati rero uburengerazuba bw'isi ni bwitonde, ibyo batekereza byose bizababyarira amazi nk'ibisusa. ubwo nkoze translation ariko nuko byitwa translation ni traduction nkoze traduction ibyo ni traduction nyine muri traduction ntabwo byumvise ubwo cyo nabasobanuye. ubwo tugiye mu mibare cyane cyane nko muri space geometry cyangwa geometry yo muri espace, ubwo nibyo nabasobanuye. hano none bamubaza ikibazo ngo kuki wenda niye mpamvu dukwiriye kugira ubwoba, urumva? ntibikwiriye rero ko mu by'ukuri ibibazo twabikemura
hakoreshejwe logike. Putin arabaseka arababwira ati ibi ngibi ntiduteze no kuzavana ingabo zacu mu bice twafashe, ahubwo tuzongera gufata ibindi. Ibyo twavuze birazwi kandi biri clair. Ibyo yabivugaga rero igihe yarari i Hanoi ejo sibwo hari kwa kane, harimo abwira abanyamakuru ababwira ati ibyo bindi urumva niba bireke nta kundi. Umuyobozi wa NATO agiye guhinduka, wa musaza w'umuseduwa agiye gusimburwa. N'ubundi yaramaze igihe kinini manda yararangiye, ariko agiye kuvaho. Bamwe mu bantu bo muri NATO cyane cyane Ubutaliyane bavuga ati uyu muntu nigashoza ntambara uyateza ibibazo. cyangwa kandi gakuru se nakujyana muri Kenya. Hari ikise kandi mu bangirikani ntabwo bavuga abapadiri, bavuga abapasiteri, sibyo? ni abapasiteri b'abangirikani. Hano yari yanditse ngo umupadiri w'umwangirikani ko ni umupasiteri. Ni abapasiteri. Yiciwe bunyamaswa mu mujyi wa Kapsabet witwa Nandi. Yishwe na ofisiye mu ngabo za Kenya wamusanze mu buriri hamwe n'umugore we. Garuka neza. Umupasiteri w'umwangirikani yiciwe bunyamaswa mu mujyi wo muri Kapsabet witwa Nandi. Yishwe na ofisiye mu ngabo za Kenya wamusanze mu buriri hamwe n'umugore we. Haka pasiteri bahariya bakunze gufatirwa mu buriri bw'abandi. Ntawe uzi basanzemo bakagenda bamukubita bamwambitse ubusa mu mujyi. Hano yagete Reverend ya Reverend hari James Kemei w'imyaka 43. Ekasha. Yarasuye uyu mugore usengera mu rusengero rwa St Barnabas i Kapsabet ari nijoro atazi ko umugabo yamuteze umutego. Reka da. Muri iryo joro uyu musirikare mukuru yageze mu rugo rwe, yinjiye mu nzu iherereye mu mudugudu wa Cheplengu iruhande rw'ibitaro bya Mama Franska, maze yihisha muri kimwe mu byumba umugore we n'umukunzi we wibanga batabizi. Akora nk'umusirikare nyine baryambusha. Afande ngo yari yaraburiwe ko uyu mupasiteri ajya arariwe. Reka da, akarara yirukana amadayimoni. Ako kantu kabisa k'amadayimoni. Umusirikare yategereje rwihishwa ko bombi baryama, hanyuma ava mu bwihisho abagwaho, abanza gukubita ikintu. Umupasiteri atubwenge ntiyongera kunyeganyega. Afandi wari warakaye cyane ahitamo neutralize, ubera neutralize umugore we, amuvuna ukuboko, hanyuma arangije atera imisumari mu rutirigongo rw'umupasiteri. Oya, uwo ngo baramufunga, baranamuhana cyane kuko yishe umuntu yamwishyira ubuzu, yamukoreye iyicarubozo. ariko mufatiye he ibyo ntacyo bivuze. None icyambere afande ari mu rwego rumwemera gutandukanya amarangamutima, urumva n'icy'amategeko agena. Abaturanyi babwiye iki kinyamakuru The Star ko afande yashyize umugore mu mfuruka y'icyumba cyo kuraramo ubwo yicaga umukunzi we wibanga, akamukata imyanya ndangagitsina areba. Afande ni umugome, wallahi afande ni umugome. Afande ni umugome, ibyo bintu yakoze biramukoraho. Biramukoraho. Umuyobozi wa polisi ya Nandi witwa Dickens Njogu yatangaje ko wabahamagaye atazwi, uhamagaye utazwi, yamenyesheje abapolisi ibyo bintu ahagana mu saa 9 za mu gitondo kuwa kane ushize. Sejura igihe Putin nyine yari Hanoi. Ibyo byabaye kuri pastor. Kuvogera bamwicirayo. Muri Afrika y'Epfo umudepite bamwirukanye mu ishyaka rye. Aranomeza ngoni ngo ari video yasohotse arimo kubwira abazungu ati mujye mwica birabura, ariko ngo kufata isinge bati none si wowe. Birashoboka ariko noneho ishyaka rye kubera ko ngo nubundi rijya kugira ngo ryemerwe kwinjira mu nteko ryashyize hanze muri manifesto ko riharanira uburenganzira bwa muntu. Bavuze ati twebwe ntabwo twaba duharanira uburenganzira bwa muntu ngo tunagire n'umuntu mu ishyaka urwanya uburenganzira bwa muntu avuga ngo abantu bica abantu. Keretse ko wenda muri iki gihe muri Afrika y'Epfo ikijyanye n'ubumwe hagati y'abazungu n'abirabura haracyagaragaramo ibibazo, kuko ujya ureba uburyo abirabura bikomporota imbere y'abazungu, uburyo n'abazungu bamwe bafata amabirabura mu mitekerereze n'ibindi, n'uburyo bitwaramo, usanga hakiri ikibazo pe. Hari inkuru ngiye kubwira urayivugaho n'uburakari bwinshi. Ushobora no kutayivugaho kugira ngo mbikwereke. Mpamije ko urayivugana uburakari bwinshi cyane, wa mujinya w'umurandura nzuzi. Impuguke za Loni
zirashinja RDF kongera ingabo n'ibikoresho muri Kongo. Impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zashinja u Rwanda kongera umubare w'ingabo zarwo ndetse n'uw'ibikoresho bya gisirikare. Gusomera yose ndende ariko yisome. Izi mpuguke zashinja u Rwanda kongera umubare w'ingabo zarwo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo, aho FARDC ikomeje kurwana n'inyeshyamba za M23. Ni raporo kugeza ubu izi mpuguke zitarashyikiriza Loni, ariko ibikubiyemo byamaze gushyirwa ku karubanda. Izi mpuguke inshuro nyinshi zakunze gushimangira ibirego bishinja u Rwanda kohereza ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo guha umusada inyeshyamba za M23. Ni ibirego cyakora leta y'u Rwanda yakunze kugaragaza ko ari ibinyoma. Raporo yazo nshya ivuga ko muri Mutarama uyu mwaka u Rwanda rwohereje abasirikari 1000, ikavuga kandi ko ibirenze ibyo ngo rwashakiye M23 abarwanyi bashya barimo abayinjiyemo ku bushake n'ababihatiriwe. N'abarwanyi ngo barimo n'abana bato, kubashaka bikaba byarakorewe muri Kivu ya ruguru, mu Rwanda ndetse no muri Uganda. Izi mpuguke muri raporo yazo zivuga ko abarwanyi bashya ba M23 bamaze igihe bahererwa imyitozo mu bice bitandukanye birimo umujyi wa Bunagana ndetse no mu birindiro bya Canzu bisanzwe bibamo General Sultan Makenga ukuriye igisirikare cya M23. Izi mpuguke zivuga ko Colonel Kanyambibwa Lewu wa M23 ari uyoboye ibikorwa byo gutoza abarwanyi bashya ba M23, gusa imyitozo nanone ngo ikaba iyoborwa n'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda. Zivuga kandi ko u Rwanda rwongereye ingabo zirushinja kugera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impuguke za Loni zivuga ko abasirikare ba RDF bari muri DRC babarirwa mu 3500. Ibisobanura ko baba baruta ubwinshi abarwanyi b'umutwe wa M23. Izi mpuguke zivuga ko hari amashusho ya drone zabonye yerekana imirongo y'abasirikare benshi ba RDF banafite intwaro ziremereye bagera mu gace ka Rwindi muri Werurwe uyu mwaka. Zishinja kandi Colonel Migabo Calixte kuba ari we uyoboye izo ngabo. Usibye kohereza ingabo, RDF inashinjwa kohereza muri Kongo ibikoresho bya gisirikari birimo za burende, ziriho radari na misile zihanura indege zirasirwa ku butaka ndetse n'imbunda nini zo mu bwoko bwa milimetero 120 nuko banditse. Kohereza izi ntwaro muri Kongo ngo nta kindi bigamije usibye guhanura drone zo mu bwoko bwa CH4 Kongo yari yaraguze mu Bushinwa. Kuva mu mpera z'umwaka ushize, M23 yemeje ko yahanuye ebyiri muri izi drone, indi imwe ikora impanuka ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Kongo mu minsi ishize yaguze izindi drone za CH4, gusa amakuru avuga ko izi drone zikiri Kinshasa zitari zoherezwa mu bice by'imirwano. Kugeza ubu ntacyo u Rwanda ruravuga kuri iyi raporo. Leta y'u Rwanda cyakora kunze kunenga raporo nk'izi izigaragaza nka kimwe mu bikomeje kudindiza ibikorwa byo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Angeli, iyo raporo ishobora kuba yarateguwe na Muyaya akusuri mu biki Minisitiri wa Communication. Yes, ishobora kuba yarateguwe na Muyaya wenda yicaye nko mu biro bya Bintou Keita yarangiza agahita yiterura bakajya kuyishyiraho antete y'izo mpuguke. Ibi ngibi rero iyi raporo sobwa tuyumvise nta n'igitangaza kirimo ku byo bavuga, ni ibintu bisanzwe n'ubundi abantu biteze. Iyi raporo cyambere sinayitandukanye raporo yaba yakozwe na Muyaya we bakajya kwirigituma yizinga bashyiraho biriya. Cya kabiri, iyi raporo nayo ishobora kuba yarateguwe na babandi bita ngo ni forbidden stories bakayiha biriya. Ibi ni ibintu biraho ngo byo kurangaza abantu, ni ibintu natekereza yuko ubwabyo bidafitemo nibura n'agatonyanga ko gushyiramo ubwenge. Reka nkwereke, ntabwo ushobora kumbwira ngo drone ngo zabonye abasirikare bagenda baba bari ku cyo bita single file formation, sibyo? Musururu moja ukambwira ngo wabonye abantu Kanyabayonga ku musururu moja, drone ziriya zifata icyo bita overview cyangwa se aerial photographs, sibyo? Cyangwa footage. Ntabwo wambwira ngo umusirikare uri ku murongo wamutandukanya n'uwa FARDC n'urugero, kuko wenda wamenya position barimo n'ibindi wenda avuga atanga bavuye kwa M23, ntabwo wamutandukanya.
n'uwayo 23 umbwire drone ifite DNA recognition ishobora kwekavuga turiya n'umunyarwanda uyu nguyu n'umukongomani. Ibyo ubwabyo bigaragaza bias, bikagaragaza kutagira kuba biri politically motivated. Niyo mpamvu navuze ko byateguriye kwa Muyaya bijyanwa muri izo ngirwa mpuguke. Rero ndashaka kubwira kwanza n'ijambo ryacu ry'impuguke baryubaye. Niyo mpamvu ntihite impuguke ntihite impuguke, kuko ntabwo uri impuguke, kugira ngo ntazamera nk'izo. Izo ni ibintu bishekeje. Nawe ndashaka nkubwiza ukuri Mutabaruka, wize icyo bita photograph interpretation. Iyo baza kuvuga yuko wenda babonye izo formation z'abasirikare ziri mu kwambuka umupaka, wenda umurongo warenze umupaka wa Kongo urimo gukomeza hariya, bari kuvuga bati wenda, ariko kuvuga ngo Kanyabayonga hiri n'umupaka w'u Rwanda, umbwiza ukuri mukuri kw'Imana isumba byose, yaba amashusho ya satellite yaba iki, kubona abasirikare bagenda ubuse abantu bambaye impuzankano, we wabatandukanya gute? Ntago wenda u Rwanda bafite uko bagenda, abo Rwanda bafite uko bagenda. Mukangubwire igisirikare cyaba cyo kwa shitani cyaba cyo ku Mana, iyo abantu barimo kugenda nk'ibyo ngibyo bavuga, ndiyumvisha ko bari kuri single file formation, sibyo? Bari mu kugenda ariko umurongo bafite n'ibitwaro biremereye. Ni uko nguko nyine abasirikare bagenda. None se bo urambwira ko drone ishobora gupima ikavuga turiya n'umunyarwanda? Ibyo ni ibintu bikwereka ubwenge buke n'ubujiji no kuba politically double standard n'ibindi nk'ibyo. Ariko bavuga ko harimo na za burende ngo zihetse n'ibibunda binini. Izo bambuye Kongo zingana iki? Ntabwo muri South Africa y'Epfo yataye birukanse zagiye. Izo bambuye FARDC zingana iki? Ko zikaye zinatinya zigahita zihunga. Barasa impuguke utekereza ko inaniye gutandukanya burende y'u Rwanda n'iya Kongo? Burende yose inganda zikora, abantu bose bahahira hamwe mu nganda zigura intwaro. Izo mpuguke niba wenda zarazifasha zikabona ko registration yayo aho yakorewe naho yagurishijwe bakabitrackinga basanga ari mu Rwanda, ibyo wenda birafatika. Ariko kuvuga ngo barazibonye ziri muri position, zifite n'ibibunda bihanura indege, bihanura ngo za drone, ibirasirwa ku rwego za misile. Erega burende zose inshuro nyinshi ziba zifite izi mbunda zose guhera kuri 12 mm, sibyo? Zifatwa nka anti-aircraft guns, sibyo? Hano meko baherutse kurasa drone ya Kongo bakabirwa ikibunda cyayirashe. Erega kurasa drone ni ibintu byoroshye n'ubwo yakubita umujugujugu yawe. Ikintu cy'ikibunda ngo batamenye. Wenda nk'imwe Colonel Rapide yarashishije ubwo niyo. Erega na Kalashnikov ishobora kwarasenga drone kayirasa. That is very simple. Ibyo ntabwo umuntu akwiye no kubitindaho. Ibyo rero izi mpuguke n'ubundi nta kintu kindi zavuga kizima. Erega kubera nahereje nkubwira icyitwa Loni. Uburyo bohereje kuza kwica Lumumba, sibyo? Kuza kwica Lumumba kugira ngo barwane kuri Cobalt Congo ntigire ntacyo badashobora gukora kubera inda nini. Loni wundi serving interest zande yakanaga kintu k'abanyaburayi, ni ukugira ngo baduteshe umutwe twigire mu matora, bareke campaign tuzirangize, ubundi Congo nishaka kuturasa izabigerageza. Kangu irindi jambo rijyanye na Congo kuturasa. Yes. Ariko umva ntibadutesha umutwe, ejo dutangire campaign zacu neza, uretse ariko nkubwire dutora amatora yacu tuyarangize, maze nababwira iki bazikore mu muhogo. Nkubwire no kudusireka amatwi y'intama kugira ngo baturishinge. Ibinyamakuru byagarutse ku ijambo rya By the way, kamaze nsuhuze Colonel Rapide Thomas, uzwiho nk'umurashi wa drone. Yaracyariho ngo arahari, ndaza kubaza mbayishaha na deployees. Ariko Colonel batubwire se kuba abantu bafite amazina Rapide ni umunyarwanda ko ari umukongomani. Twiteguye kurwana na Kongo mu gihe byaba bibaye ngombwa. Yes, mu gihe byaba bibaye. Ni ijambo rya Perezida Kagame. Absolutely. N'ubwa mbere avuze kuri iki kintu. Reka nkubwire aho ngaho rwose gato ninjiremo neza. Injiramo. Perezida Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kujya mu ntambara na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe iki gihugu cyaba kirushojeho intambara nk'uko abarimo perezida wacyo bamaze igihe babyigamba. Umukuru w'igihugu yabitangarije mu kiganiro cyihariye aheruka kugirana n'umunyamakuru Marc Pellerman wa televiziyo y'Abafaransa France 24. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahasanzwe habarizwa umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ari ikibazo ku mutekano warwo. Yavuze ko uyu mutwe w'abajenosideri umaze imyaka ibarirwa muri 30 iba mu burasirazuba bwa Kongo, gusa umuryango mpuzamahanga aho kugira icyo ukoraho ugahitamo gushinja u Rwanda guha ubufasha inyeshyamba za M23. Perezida Kagame yasubizaga uyu munyamakuru wamubazaga niba u Rwanda rwarohereje ingabo muri Kongo, yavuze ko mu gihe cyose FDLR riteje ikibazo u Rwanda ikiri hakurya, tuzasubiza mu buryo bukwiye tubona ko bwakemura ikibazo, ibyo nta kibazo kibirimo. Abajijwe
niba intambara hagati y'u Rwanda na Kongo ishoboka, Perezida Kagame yavuze ko mu gihe yaba ibayeho u Rwanda rwiteguye kwirwana kuko ntacyo gutinya rufite. none Urabyumva ute? rwose niko bigomba no kugenda. ubu utekereza ko uyu munsi wa none ikintu cya mbere sibyo Perezida Kagame ashinzwe, ubu ndabivuga kuko ntabwo arajya muri kampeni n'ibindi. Perezida Kagame ikintu ashinzwe ni iki usibye kurinda u Rwanda n'abanyarwanda? ejo nakubajije we na Sadat nabandi igihe cyarageze ngo u Rwanda rwinjire ku butaka bwa Kongo rujye gusenya M23, rujye gusenya FDLR. mva se nkubwire ibyo ngibyo, ngira ngo ubushize narabikubwiye, nkubwira yuko umunsi Kongo izashaka kurangiza ikibazo burundu ntizongere no guteza ibibazo n'amagambo agaciro ivuga ibyo yirirwa yikangata ivuga ngo biki n'ibiki n'ibiki, umunsi izashyira mu bikorwa inzozi zayo mbi zo kuvuga ko bazaza hano guhindura ubutegetsi bakoresheje imbunda, by the way barabuhindura baradutoreye. uwo mukino batekereza rero wo kurota abantu bamugani bagahaga amafiriti bakarota nabi, ntabwo ntekereza yuko uyu munsi wa none ibyo batekereza baramutse babishyize mu bikorwa byabagwa neza. ndanabisubiramo, Kongo umunsi izashaka ubwayo kwikemura ikibazo burundu n'amagambo akarangira, ni umunsi bazavuga ko bagiye gushorera bene wabo b'intera hamwe n'abandi abo bashyigikirwa ndabyita bene wabo ko barakorana, bakavuga bati rwose Karume, General Karume jya imbere atake, urumva Pacifique ale n'izindi vuka bati turabaha atirare cover, tubahe wenda aerial cover, tubahe supply, tubahe fallback position yo kuri organizinga, mugende muvaneho ubutegetsi bwa Kagame nk'uko mwabivuze ajye kwihisha mu ishyamba. Reka mbabwire ndanabisubiramo, ibyo mutinya kurusha ibindi byose muzamubihaye amahirwe, kuko ndakubwiza ibi byo kwicara umuntu aho ngaho akaza kuvuga ati njyewe sinjya nkina njyewe biki, ntabwo kina bivuge mu magambo sawa, ariko kubikora wabigerageje. ibyo birwa bavuga ngo RDF ngo iri muri Kongo noneho nimuyemvite mureba RDF ku isi, ibyo kuvuga amagambo gusa. ndabikubwiye uribuka intambara yo bita African Great War ya Kongo ya kabiri, kiriya gihe u Rwanda rwashoboye guhangana n'ibihugu byari bimaze kumoderniza igisirikare cyabo. Ntega amatwi neza, bari bamaze gukora modernization y'igisirikare cyabo. ibyo bihugu ni nka Zimbabwe, icyo gihe cyari igihugu gikomeye kinakomeye gifite igisirikare gifite imyitozo ihambaye, navuga ko cyari igisirikare muri icyo gihe kuko n'abarwanye nacyo baracyakivuga, cyari igisirikare ntangarugero muri SADC. shyiraho Angola, bari bafite Angola yari imaze imyaka irenga 20 mu ntambara. bigaragare ko burya abasirikare bari mu ntambara bafite experience. ukongeraho Namibia nayo yari yayoborwaga na Sam Nujoma, nayo yari ikiva mu ntambara yo kwibohora n'ibindi, ariko nayo ifite ubukungu n'ibindi. tukongeraho ibihugu bimwe byagiye bitanga inkunga y'amafaranga. icyo gihe rero igisirikare cy'u Rwanda cyari kikiva mu ishyamba, urabyumva, cyari kikiva mu ishyamba n'igisirikare gito cyane, igihugu kidafite amikoro, igihugu kidafite. niba cyarashoboye gukubita kiriya gisirikare by the way iriya ntambara, mvuga ko u Rwanda rwo rwayitsinze. ariko si rwo gusa na Uganda bari bafite, na Uganda sibyo? By the way abantu nuko babirenze ngohi n'Uburundi bwari bufatanije, ntabwo bwari buhari pe. ibyo tubyumve kimwe, kandi bwari hamwe n'u Rwanda na Uganda. tubyumvikane rwose, nuko abantu batabivuga to the extent n'Abarundi bari bahari, yego ku ibyo bintu abantu babyumve, ariko ikigaragara kinini cyane, igice kimwe cyariho u Rwanda, ikindi cyariho Uganda, hakaba hari n'Abarundi hafi aho ngaho mu misozi miremire za Tanganyika n'ahandi. hanyuma rero icyo gihe ugiye kureba ubushobozi bwa RDF uko bwanganaga, ni kimwe cy'ibihumbi 10 bya RDF y'iki gihe. ese ubushobozi urabuzi bwa RDF ko itagishyira amakuru hanze? njyewe amakuru ngo haye yafate gutyo, sindi bugiye kuyanonosora uko bishaka, nta scoop uri bubone kuri ayo makuru. kuko haba ku mubare w'abantu Kongo ifite benshi. icyo nkubwiye yuko icyo gihe muri iyo ntambara yari irimo imbaraga ava muri ibi bintu wa mugani w'amarema by'abasirikare bameze nk'abaskuti. icyo gihe mu frere byari ibindi. ndakubwiza ukuri,
uyu munsi wa none keretse abantu badashaka gushyira ubwenge ku gihe, nagira inama Kongo gukemura ikibazo cyabo mu mahoro, ariko ibyo barota ariko reka nkubaze byo guhindura regime, byo kumva yuko bazaza, reka mbabwire, ariko ubundi reka mbaze mbabaza buretse gato, sibyo ko abantu bajya bibeshya, buretse gato nkubaze, buretse gato noneho mbivuge indi bimubaza bimubabaza. Uzi ko kugeza uno munsi uriya mugabo perezida wa Kongo, mwubaherega avuga ati perezida wa Kongo namuvuze ariko ni umugabo si umugore mu frere, ndavuga perezida wa Kongo, buriya azi ko n'ibyo ari mu kwinjoyinga ari amaraso y'abanyarwanda, tubisubiramo. Ntago yari, iyo Mobutu ataza kwakira ziriya nterahamwe n'abandi bakoze jenoside n'abandi ngo abahe ikaze, Mobutu yakabaye ariho nta kibazo afite. akora iki ko yarashaje? Uretse se gato wenda yari kuzabiha umuhungu we n'abandi. Iyo Mobutu ataza gukora erere nk'iyo yakoze, nk'iyo Tshisekedi ashaka gukora, Tshisekedi niyigire kuri Mobutu, Kagoma de Kawere uburyo yagiyemo, niba ashaka umuzimu ushaka kumutera akabitekereza gutyo nabigerageza. Kamubaze ngenda ndashuje dayire, u Rwanda na Kongo bigiye mu mitsi kubundi harwana ubukungu, ubona ari nde watsinda intambara? Reka nkubwire, iyo tureba ubukungu turebe na budget y'igisirikare cya Kongo uko ingana. Mon frere, kiriya gihe ngira ngo Zimbabwe cyari igihugu mu bihugu bya mbere bikize, Angola ni igihugu cyari gikize, Namibia the same, n'izindi SADC forces zari zihari, ntago byakemuye ikibazo. Uyu munsi rero wa none kumbwira ngo ufite ubukungu se bumara iki? Ubukungu bufite imihanda, ubukungu abana biga, ubukungu bakora iki? Ubukungu bongeye budget y'igisirikare, none budget y'ikikare yabananiwe kwirukana inyeshyamba M23. Angola ntigiye kujyamo se bari buyirukana, nubwo wazana Angola ugashyiraho na bene bavuze ngo bagiye gutera u Rwanda. Baratera M23, ibyo nibahangane na bene wabo, ibyo ni kimwe, nibahangane na bene wabo. hakurumva Tanzania, umva mon frère, Angola, umve s'il vous plaît, umva se nkubwire ntitujye magambo menshi, nibabanze bahangane na bene wabo, baba dislodging, turumvikana, babone gutekereza. Ntabwo barananiwe kwica ifundi utekereje kuri bwica inkanga bikunda. Sawa katwigende, ngenda nagiye dayeri n'ubundi amasaha n'icyavuga.